na nyina we ntibaba bamusize bayobewe ko izo nkongi zibaho ariko baba bamugusigiye ntabwo baba bazi ko umukingirana ukigendera arewe mbese ubwo uwo muntu utuma ukora amahano nk'ayo ni gatikira ni mu ntoki umva nawera wowe amaso ntaguha ubwo se umuntu yiteguye bigeze aho urumva ari mu ntoki aha urantema namenya ari ibiki ugakabya ubuturage isi utumva se ni iki mbese ubundi mvuye guhahasha ahubwo reka ngende wikomereze gahunda zawe ariko se uretse kugenda tube tuganira mbe nanategereje uwo mutipe we ubundi uriho uko ntari icyusa wishinge rero ndacyafite urugendo di uyoboye se ko ntatuye muri karitsiye imwe n'iyanyu mbese uko yabaye unyishinga se ungeye sindi butaye ngateka uzi uko ntaranoza ibyombo ko nturagira uti sindoza ibyombo izi saha nturoza ibyombo ntabyo ndoza nabyujuje ibase maze mbonye bamaze kugenda ndabipfundikira mpita nikoraho gutya nyine ndeba nuko nyine nza kwirebera umutima wanjye wishimira rero agashenge mpa amafaranga ni ukuvuga ko kuva mu gitondo umwana w'abandi ari mu buroko umva disi we urabeho ufite uko ukora akazi kawe nanjye nkagira uko nkora akanjye iki ubwo se kumva ufite utegereje njyewe nawe mpagaze ntegereje ariko ntugakorere ku bwoba we uzi ko usetsa akazi ko katajya gashira urabona uzakora akazi kose ukakamara yo muko none se ko ari cyo cyamagurukije iwacu nzabuzwa n'iki kugakora nzi icyo kamariye di sinkubujije da ariko nyine jya ugabanya ibikabyo uratunekwa se ngo bazagushime ariko ibyo byose urabivugira iki wa mukobwa we nyine ndabona wahiye ngo akazi urabura gutaha se ngo bagucunaguze yewe ubu se nk'imyaka yose maze nzenguruka mu ngo z'i Kigali hari aho bigeze banshima ni uko udashobotse sinshobotse bagushimira se ko wiriza ibibondo byabo mu nzu byishwe n'inzara bagushimira iki ariko njyewe ntawe uncunaguza rwose ntawe uncunaguza akazi kanjye mba nagakoze kandi ibyo nshinzwe ndabizi mba nabishyize ku murongo nubwo byabaho bakancunaguza uko haba hari ikitagenze neza nta gikuba cyacika rwose ubwo nyine wagize amahirwe yo kugira nyoko buje witonda ariko muke mama Mireye ntabwo agira amahane rwose wimutera urugo nturahamara kabiri reba ibyo utangiye gukora ceceka hose nyine ubwo se uvuze ko atagira amahane ushingiye ku ki none iyo batangiye kuntuka ngo cya cyana sinyitaho iki ni icyana se yashyana ngo ntiwihogorara icyo nyine nasize ku rugo rwanga kubi yo ese disi kiriya kibondo kizize iki koko niyo mpamvu se wirirwa uzerera ukanga kumutekera uba ugira ngo yicwe n'inzara barushyize imbere wagira ngo ni rwo babyaye rwonyine akancunaguza rero kuko akenshi mba natinze guhisha ngo kirye cyo karya umuriro iyo bigenze bityo rero mabuja aba yenda kunyirenza nanjye umva nagifata nkakiniga kigapfa imvura mukesha ni ukuri ngo n'abandi bakozi bose icyo bapfaga ni uko babaga batita kuri urwo rwanara ariko mukeye iyo urebye ukuntu wirirwa uzerera bagutuma guhaha ntutahe ukirirwa uhagaze ku muhanda uri mu gakungu kandi ubasize ukingiranye umwana w'abandi akicwa n'inzara iyo b'abanyamahane ntibaba barakwirukanye babarira ibaze nk'ubu bamenye ko bamara kugenda nawe ukajya kwirebera abasore urumva byaba ari byo ariko wa mukobwa babanza bakuntumye si gusa twumvikane uzibeshye ndege uzamenya uwundi we wa nyawe oya rwose ntawakuntumye ahubwo ndashaka kukubwiza ukuri dore ko kuryana kubi urambwiza ukuri se wantanze muri uyu mujyi uzi kuri igicucu we cyangwa mubona cacaka mubona muba ahantu babatetesha mukagira ngo n'abandi ni uko ubwo uzi guhora bagusomera ngo ntiwakwigirira gahunda n'umusore ngo musure ngo wajya ku muhanda ngo wiganirire n'abandi bana n'ibindi nk'ibyo erega nuko utumva ntumva se wowe uri umukoresha washimishwa no guhora usanga ibintu bipfa kubera uburangare uretse ko hari wowe numva harimo n'ubugome ubu se ko turenganya ba mabuja reba ni saa yine ntuzireba ndabibona wimejeje neza uri kuri gahunda utegereje umusore urambwira ko nibataha basanga watetse birabareba ubu se ntumaze kunyibwira ko utaranakora isuku nta n'ikintu wari wanakora na kimwe wagiye ureka gukabyimukiye ni akazi ke yewe mama yarapfuye nta nubwo nigeze njya kumushyingura
kugira ngo wumve ko nta cyantera n'impuhwe na kimwe urumva kandi ngo imodoka yamugonze ahetse uruhinja barapfana ngiye byose ihangane rwose ntabwo nari mbizi none se aho wakoraga bakubujije kujya gushyingura mama wawe mwaka nta wambujije ntabwo nabyitayeho yewe burya nta nubwo uri umuntu pe tamuka ariko ntabwo ibyo byatuma ugirira umwana w'abandi nabi kuko nta ruhara bifitemo nanjye nta mubyeyi ngira muke ariko ntabwo byantera umutima mubi kuko ntawe bitabaho urumva reba iriya modoka ije mbiswa njye kwitekera da uramenye ariko kuko nzabaho njye nyine kugeza ryari ubonye ngo umugore wanjye apfe simushyingure buri n'irengero ry'umwana wanjye wihogora mukesha wowe yararombye byararangiye imyaka ishize atagira hano ntibarika ariko mwiriwe wayemwe abantu mwiriwe dona yego uraho neza uraho ariko umuntu uze mwavuganaga agiye nawe ni jyewe gusa ni wowe uvugishaga rero njyewe none mvugane nande sawa kagira imana ugira ngo kuba mu rugo wenyine biroroshye naho ari amabuye njyewe ubizi wa mugabo harya kuko ngo na n'ubu ntabwo washaka umugore ngo wimare irungu ariko dona iryo jambo risubiza aho rikuye kubera se njyewe higira nongera gushaka umugore none se uzaba utagira umugore kuva nabura kankira wanjye nta n'undi mugore wangirira ahangaha ntabwo wonyeho nazanye ngo ndimara irungu ibyo yamuriye akigira hano abana bose ntibakwiriye imishwaro bamuhunga kubera ko yari agiye kubicisha inzara n'uburetwa ubuse bose nzi iyo baherereye mugane wenda kurenganya koko ariko mukesha yuko yagiye mbere nyina akiriho ubu byamugendekeye bite koko sinamenya rwose numva ngo abiyo za Kigali nawe yararumbye umukobwa aragenda akamara imyaka 10 yose atarahindukira ntaramenya ubu nawe amaze kuba inkumi da ariko ubwo akiriho ni amahoro buriya umunsi umwe uzajya kubona ubona agize gutya araje ubwo namara kwikorera kabuti ndazaza ture hano ntako ntarushye oya witekereza utyo rwose hege ntiwamenya ibyo ahugiyemo wasanga wenda azazaje kukugirira umumaro da semubojeje oya ntukavumire itararenga ariko shenge ngo bagahinja kanye niba kakiriho kabaye agakumi uravuga ka kandi nyakwigendera yarahetse yego ariko kuko na n'ubu ntabwo wigeze umenya irengero ryako kumenya uko byagenze reka da ntimuzi se ko na nyina bamushyinguye ngo amaze icyumweru mu buruhukiro yarabuze bene we narabashije bambwira ko ngo umurambo we wazanywe n'abagira neza bamusanze yapfuye aryamye ku muhanda ibyo umwana byo ngo ntabyo bamenye ariko we ntiyapfuye kuko ngo bajyanye umurambo wa nyina wonyine yewe namayebera rwose ariko kandi biteye n'agahinda kutamenya irengero ry'uriya mwana wenda ko kari kuzamenya maze kakanshajisha neza ariko buriya ntureba ndakumva ushobora kuzagira gutya ukabona murahuye uwo munsi ugura mu Imana yaremye yewe higira nkongera kubonana n'umwana wanjye mperuka ruruhinja cyane rwose ubundi se kwashize igihe kinini namunya ntiyahindutse mbese ubundi yambwirwa niki burya kandi koko abana bakura bahinduka di ariko se hari ikidashoboka higi niba bayakiriho bayandizera ko muzahura mbiteze amaso haryo ubundi ubwo imodoka yamugonze ari yaravuye gusura nyirasenge turi ko yamukundaga kubi wagira ngo yaragiye kumusezeraho nubwo ngo kugira ngo bamenye amazina ye nuko abamuzanye ngo basangaga akapu yari afite karimo ibyaha by'umwana nuko babonamo agapapuro kanditseho amazina ye yewe uwo mwana wenzi yuko niba akiriho azaza kukwishakira namara gukura abakobwa na base mbese ko mbona urimo gusinzira kuri mashine waraye wicaye wahora n'iki disi ko ntakibona umwanya wo kuruhuka byagenze biteze
sha nta mukozi mfite ngera mu rugo ngatangira akazi kose. Ewe none se ubwo abana saa sita babigenza gute? Saa sita ntabwo bataha, aho biga barabagaburira bagatahira rimwe nimugoroba. Hanyuma papa we yava mu kazi agahita ajya kubacyura. Harya n'umutubu yaratangiye? Ego ko harimo wa mbere w'inshuke maze ntagize sahubwo imyaka 3. Harya barayujuje cyane rwose. Ewe abana ntabwo batinda gukura. Ashwi harya umukobwa we ubu ngubu ntaratangira ishuri, ndavuga wa undi mutoya. Wihogora se? Akadaka cyari gato. Imyaka 2 we. Yewe nagahinja koko. Mbese wabonye umukozi we ko mperuka utaka nkanjye? Sha wahora n'iki ko nasubijwe? Kagira inkuru rero. Nabonye umukozi ubu ndatuje ndatimaje. Wamukuye se disi? Wamundangiye. Nari ngiye gusara neza. Uzamumbwirire se nanjye ndangire. Umva uwo mukobwa nubwo nabonye ashobora kuba ari umunebwe, nkundira umwana pe. Mbese ntabwo nabona uko mbivuga. Nukuri ndumva nanjye nshimishije. Harya ubwo mumaranye igihe kingana iki? Agiye kuzuza ibyumweru 2. Apu yewe buretse kwisetsa haracyari kare. Kubera icyo ngiye gutyo Nadi? Erega abakozi n'abanyamayeri. Ariko simvuze ko wawe nawe ari uko. Yenda koko n'umwana mwiza nkuko ubivuze. Sha amishe iki ese nshuti yanjye? Cyangwa uramuzi nuko udashaka kumbwira ibibi. Ni impamo pe, mbaye ntaranamubona ngo ndamuzi. Impamvu nyine nkubwira ngo wikwisetsa haracyari kare nuko nagiye ngira abakozi bakaza. Icyumweru cya mbere akanyereka isura nziza pe, agakora agakutuza, agafata abana neza, mbese nanjye nkajya ngenda nisetsa nkuko kwawe. Nyuma y'iminsi mikeya akajya byuka akiyicarira ntagire ikintu na kimwe akora. Reka ubundi nkajya ntangasanga umwana ararira mu nzu wenyine sha we yigendeye. Reka da yewe simbizi pe. Singuciye intege, wenda we kuba amaze ibyumweru 2 ubona bimeze neza, reka twizere ko bizakomeza. Erega burya bose si babi. Yewe rwose kugeza ubu ntacyo namushinja pe, uko ntashye nsanga ari kumukinisha. Gusa ubona wihogora bitamufasheho. Yo ahubwo nanjye mundangira umukozi rwose ajya mfasha byibura nkore bikeya nduhuke. Ndaza kukubaza rwose nzakubwira. Shafi ngize amahirwe nkubonye nagushakaga. Nubuhoro si kuko nciye habi wanjye bose. Gute se kandi? Kuburya munsi w'ibirori wanyu mama Shafi yabaye mama Shafi wanjye. Hari icyo nkeka se mada? None ko banze ibiryo byanjye ngo urashaka iby'iwawe ngo ni sosi ntifashe. Ese nibyo urabizi? Uhereye ubu nawe ujye ukoresha Karibu sauce tomate maze urebe ngo umunezero wagaruka mu muryango. Karibu sauce tomate. Karibu sauce tomate. Karibu sauce tomate ni ikora isosi ifashe kandi isa neza, ikagira n'umwihariko w'icyanga kiryoshye ifunguro ubundi rigasangirwa ubudasigaza kuko ikozwe mu nyanya z'umwimerere zatoranyijwe. Akarusho kandi Karibu sauce tomate ifunguka neza kandi ikaboneka mu Rwanda hose. Ushaka kuyirangura cyangwa gusobanuza wahamagara kuri 0788310887. Yanamye ngo mubwire ko gukunda aka karirimba ndirimba nakawe ngo gufite kumwe mbere z'umutima ngo gufite hehe kumwe mbere z'umutima ariko mukesha ndakunzwe pe. Muke bite nari nakubuze maze washakaga wikize? Nashaka kukuganiriza. Gisoro nari cyo mfite cyo kuganira nawe. Maze mfite ibintu byinshi nshaka kukubwira. Uzuko yuko hari abana twigena batazi kwandika amazina yabo kandi njye ndabizi. Zibasenyine taruko cyewe. Ibyo senye mbyitayeho. Ariko kuki ukunda kumbwira nawe Muke? Ndamaze. Cyangwa nuko ntarimo kugufasha. Reka nze ngufashe. Va muri ibyo cyombo senyine washyano. Cyangwa nkumena urwo rutwe. Vamo. Dore bino biko byogeje nabi hari isosi. Reka mbikogereza. Maze nikigiye kuza kunkosora. Ndapfuye we. Za kunshinga. Urumva? Kumbaza. Yabaye iki? Wihogora. Ubaye iki?
Mana we kana ko nikaze kunshingaho umva wacyana wibeshye uvuga ko mukubise ndetse nkuzira hangaho nkwice Iko mukesha urambaza iki uyu mwana bayiki amubajije si nguyu ayiwe ihorere mama ese ko mbona ufite ishyundo mu gahanga ariko mbwira icyo ubaye ndaguye muke ntabwo uzi icyo ihogora abaye ariko wamubajije ngiye by'inkwaganye zikora mba ndi kumwe nazo wihogora sheri wihogo ngaho icecekera mbese ubundi uraguye cyangwa ni ikindi ubaye ariko mana ko rero rwose urimo urabyimbagana cyane reka mpamagare papa ze tukujyane kwa muganga rwose turimo kurushaho kubyimbagana mu gahanga ariko sinumva ukuntu ubwe wari uri hamwe pe njyewe simbyumva na gato araguye ariko aguye ate se ahantu nk'aha mu mbuga aguye ate ubu ni hakubise impanga ko yewe ndabona ari amayobera ese ubundi umwana aragwa ntuze kumuramira koko ni amahoro wa mukobwa ngo iki uguraje wese wari uri hese mwana wawe bivuze ko icyaba cyose uri kumwe n'umwana ntacyo wamumarira rero ntushinga ubwo se ushinzwe iki niba udashobora gukurikirana umwana umwe ushinzwe kure maze rero Mireille ndakwiyamye ubwo urashaka kunzanaho utugambo twe tudashira wiyamye reka nigendere ese ko utaratangira guteka ubwo uyu mwana ko kurabona adashonje kandi ni ukuri n'amasaha arakura aramaze nanjye kandi ndumva nisonzeye narebye no muri teramusi nta gikoma giherukamo genda uteke rero gurana biharaye ariko kubera icyo uvuga nabi muke ubu koko aka kanya ngeze hano nta n'ubwo wari unkumbuye nanjye ngo nje muri vakansi nje kurya neza ngo mpage none nta n'ubwo mu giteka genda mana nyagasane noneho ndabivuga ngo kibaho nibaramuka bamenye ko namukubise igisorori mu gahanga baranyirukana nta kabuza yewe ariko nanjye rero ndarengereye sinzi impamvu rwose kiriya cyana mba numva nagikunze kandi icyo kinkunda kubi yatfu ni akazi kacyo kikaza kinetaho nkaho ngiye byitayeho ukuntu kimbuza kwigira aho nshaka niba gifite baba bakiri kiramaze siki reka ntegere ku irembo mbe niruhukira wiriwe muke bitewe umuturage we ariko wowe urugenda wiruka tiri ubusiganwa ni iki umvara mba ngiye guhaha nyine nsiganwa n'amasaha wagiye ugenda neza se byakubuza guhaha hako se ubundi uretse kumbonerana umbonye kangahe niruka buri munsi uba wiruka aha ewe ntukanteshe umutwe ariko rero nagira ngo ni wowe uzi gukora akazi wenyine ako kasaha kumirora nkutesheje umutwe ntese hari ubwo nkubwiye ngo tujyane ndeka nikomereza urugendo ubwo uje ku muhanda ubwo ibyawe bishyize ku ruhande bishyira ku ruhande byahese ko mbaye nigendeye ngo ntakomeza gutongana nande se kandi ubwo wasanga ari rwa ruhinja wihogora aka ni mukuru we Mireille se yaraje ageze mu kanya none araje muhita mutongana mupfa iki kirumana cye cyangwa nkubaganiye ndagicinya nuko nyine asohoka mu nzu yisajije yakumbwira nabi hakona n'ubu sindumva impamvu igutera kwanga uriya mwana muke ubwo nyine ni amaraso yanjye naye bitahuye ahubwo buriya hagize umbwira nabi kubera cyo numva nagifata nk'ikiniga nkanakice kikava kuri iyi si nyagasani we wazasezera akazi ukagenda aho guhemuka ngenda sinjyaye ntabwo nzasezera aha reka nkubise nigire guhahama genda nanjye reka mbe niruhukira sawa ariko desi wazabwira mama Mireille ibyo uriya mukobwa asigara akora ariko se nazabimubwira akampindura injajwa ngo ndashaka kumuteranya n'umukozi we mbese burya yari wowe yari njyewe mama Mireille yari njyewe wanyumvise heza ni karibu ariko urakoze umugore mwiza nigeze kumva ihoni ry'imodoka sinabitindaho
yari njyewe rero. Ariko naniwe kubiye. Yewe mbese nta kintu cyo kunywa giharira. cyaboneka ariko ntuzanire ikizi. Uzanira agatobe, zana ji. Uzana agakonje kandi nkagotomere mfite icyaka kidasanzwe. Noneho byagenze gutera papa Mireye nta mahoro. Kuseka se ntibisanzwe pe. Ibiki bidasanzwe ngiye kunywa ji se? Ukuri ndatunguwe. Nabaho n'ubwa mbere ngiye kukubona unywa ji. Mwarambonye ye. Akira mugabo mwiza ushyire ku cyaka. Ariko se ko ndeba ubivuga useka. Ntabwo nagusetse rwose. Cyangwa uragira ngo nyange uyinywe? Yewe ntabwo nagusetse pe. Urabizi se ni ukubera ko nkwishimiye. Naho ubundi rwose ko nta kibuze mu rugo rwacu se. Inywera icyo ushaka mugabo mwiza. Nkunda ukuntu mbwira amagambo anyubaka rega. Kagotomere rwose. None se ngaho ngwino nyine unyicare iruhande tuganire mugore mwiza. Bityo n'aka kajere kakagere ku nyota. Umfitiye amakuru mashya se? We nariko dore nawe amatsiko yawe nayakera. Ibyo nabyo ndakanze rwose. Wasanga hari icyo wampishiye. None se mama Mireye hari icyo wamburana mugore mwiza? Icyo wamburana kiragatabwa kidomange cyanjye. Ukuri disunyibukije kera tukiri abafiyanse ukuntu wajyaga umbwira ngo nishaka n'ukwezi uzajya kukumuna urukumbe. None se waragushatse urakubura de? Ubwo se ubundi ukumpaye nakumaze iki koko? Nta kikuruta mugabo wanjye kuko ngufite birampagije rwose. Ngaho rero reka musomye no ku kaje noneho. Yegusha inaryoshye kubi. Ongera ariko. Yewe inaryoshye kubi. Niba ari uko wayinyoye hari ubwa mbere. Nyamara ndabona ji yanjye nubwo wayimpaye useka. Itumye dusubira mu bihe byiza by'ubuzima bwacu da. Ni ukuri da. None se uyogora ari heye ko adakomadiye? Kuko izi sahara ntaryamye yicaye aragutegereza nuko ibitotsi biramuganza ndamuryamisha. Gashenge wibuka ko abari buzinduka ajya kwiga. Uyu munsi natinze gutaha. Mbese nagize gahunda nyinshi. Nashatse no kuguhamagara ngo nkubaze uko kameze. Sinzi uko byandenzeho. Yewe nabonye arimo kugenda byimbuka da. Ariko dise ngo karacyaribwa umutwe. Uko se ntabamusubiza kwa muganga? Oya keretse bikomeje kuba bibi. Ariko aracyanafite imiti. Ariko rwose nubwo mukesha yambwiye ngo umwana yaraguye ntago mbyumva na n'ubu. Yaguye hehe se ko atari ku ishuri ngo yarakinaga? Nta wamenya rwose. Ariko buriya ni impanuka kuko rwose mbona mukesha amukunda pe. Wihogora uburyo twamubonyemo twari tumukeneye rwose. Ntawe ukwiye kumukinaho rero. Urabona ukuntu Imana idukunda ariko twatinze kubona urubyaro ariko iratwibuka iduha Mireye. Dushatse kugakurikiza biranga. Ibigize iki twihera nde wihogora wacu sha? Ndibuka dise ukuntu twagatoraguye kangana amara akicara iruhande rwa nyina yapfuye agonzwe n'imodoka. Ariko rero abantu ntibagira impuhwe. Uriya koko umuntu wari woroshe uriya murambo wa nyina kuki atari yatwaye kariya kana ko? Ntabwo yagombaga kugatwara kandi twebwe Imana yari yakageneye. Ndibuka ukuntu wahise ugaterura vuba vuba ugakura igitenge mu isakoshi ukagaheka nkumva ndushijeho kugukunda pe. Nibyo. Nizere ko nta muntu ujya ubwira amateka y'ubuzima bw'uri ku Mireye y'umwana wacu wenyine. Nawe azi neza ko nawe wihogora atagomba kuzabimenya kugeza ubwo azaba mukuru tukabimwibwirira rwose. Yego rwose. Hegi ndakumbuye. akira aka gakoma urebe ko haramira agatima. Ihangane ugasome. Yesu uragira ngo ndumva gishobora wa muntu we. Yewe uri kwigora rwose. Oya gerageza dore nagihojeje.
ese nubwo urabona watungwa n'iyi miti irunze ahangaha gusa utanywa n'agakoma erega imiti ivura umuntu kubera ko yanariye. yewe ukomeza kwigora rwose umuntu azakira ntacyo nzaba. yagerageza rwose niko ye ariko koko nikuta umuntu arwara afite abana ntihagire n'umwe uza kukureba koko. ahora n'icyo wamukoreye. ibi bintu ni ibiki? wasanga tuvuga gurya kandi yenda nabo bamerewe nabi. ibingibi hari aho byabaye koko. imyaka irashize indi irenga nta n'umusubiza amaso inyuma. gahohuta n'agakoma soma ku gakoma rwose. kamanuka se yagerageza. ongera rwose uramira agatima. naho abana wibarenganya ntabwo byumvikana rwose hege. oya n'abana baba ariko wibarenganya wasanga bazi yuko umukaza akiri hano. yewe yababereye mubi rwose ntabwo bashobora kugaruka hano. abana banjye ndabarenganya abanza ari igihe wababereye umubyeyi gito kuko ntabwo nihanganye ngo babanze bakore mbone gushaka undi mugore. oya wikwirenganya higi. wese wari uzi ko uzazana kabutindi. yewe yarabenyeretse mu kanya gato nk'ako guhumbya rero. ngaho soma agakoma rero. ubu ni ngo mu mwaka umwe gusa soma ku gakoma. abanyeretse ko ari ishyana nyibundi ahambira agende nguzi gusa. nyamara buriya iyo ndebye kure mbona yarakugiriye neza kuba yaragiye utamwirukanye. ni imana yamugukijije. ese ubundi wari wamukuye he? yewe nuko bivuga binteye isoni. nawe se komera uyihangane. uvanga ikintu kirakubitira ngaha mu rubavu ukagira ngo ruraturitse. birumvikana. nawe se kurya namaze gupfakara nkajya nibera mu kabari niyahoze inzoga. twahuriye yaka mu kabari kabiri mu kabari. yego nuko dutangira kujya dusangira. hari yabonye ngura inzoga nyinshi dore ko nafataga udufaranga twose nari mfite maze nkajya ngurira uje wese. hanze yaragize ati uyu mugabo namuriye ifaranga ararifite. aza gutyo nuko maze soko nihataye urumva. hakaba nubwo agiye hano maze akantegera akangaburira nanjye ndora umugore nguyu nawe kwamba muzanye. ntebwira umugenzi koko. wikwirenganya bibaho rwose. hari igihe umuntu yibwira ngo yimaze agahinda ahubwo akarushaho kukwitera da. nibyo byambayeho rero. uyu ntajya guta ubwenge ngo ndashaka uwo munyagwa bari kumwe n'abana banjye tumeze neza. harya ubundi abana bawe nta n'umwe ufitiye telefone? aravuga telefone mwene Rwaduka yarambwiye ngo azazinyiza wa mukobwa wanjye Mukesha. ngo bajya babonana ariko ngo ntabwo amwikoza. ariko rero ngo sinzi igihe azagarukira inaha kuko twahuye mu minsi ishize agenda ngo nawe abe iyo ngiyo ngo yibera iyo ngiyo mu mujyi. byari bikwiye rwose. buriya wasanga baramutse bamenye ko mukasi yagiye bagaruka mu rugo rwose. ariko soma ku gakoma rwose. wongera ugasome. reka ndagasoma nkamukurwa. wihangane. ariko ziri kuvuze gutyo ngahita nanjye mbitekereza. dona nibyo rwose buriya nituvugana nkamubwira nkamusobanurira ko mba njyenyine azabwira bene nyina bagaruke baze mu rugo. ariko se hegi ndakumva nta n'ubu nta gakuru ka wa mwana uramenya. uravuga buhinja wanjye se? mperuka tubiganiraho ariko urumva haciye igihe da. nta makuru mashya. mba nkwambuye ndamwibuka agahinda kakanyegura. wihangane. ubu ngahita ntekereza na nyina
none nimba ikanshingura umuti. Komera rwose ihangane. ariko uzi n'ikindi Dona, ndakumva rwose. noroherwa nzahaguruka agende mbaririzaho imodoka yawongeye umugore wanjye. nimagera nzabaza abantu baho niba ntababaza aho umwana yarahetse aherereye. Yavuze ko cyari igitekerezo cyiza. Gira rwose woroherwa uzambwire ngo uherekeze. Iyo niyo nama rwose. impamvu rero natekereje gutyo nuko mba numva bindimo ko umwana wanjye atapfuye. ubwo ntamenye ibye bwose. erega buri ushobora gusanga yaratoraguye n'umwe mu bantu batuye aho hafi agira ngo hatazagira ikikagirira nabi. ariko uzi ko ari byo. ntiwambwe se ko n'umurambo wa nyina wahavanywe n'abagira neza basanze aryamye aho uwamugonze yigendeye. nuko bambwiye. ariko se Dona, ndakumva rwose. none yaba yarariwe n'igikoko kuko kumva aho hantu ngo ari hafi y'ishyamba. oya witekereza nkumva icyizere mfite kirayoyoye. oya witekereza gutyo Higi. niba hari ku manywa nta cyamuriye rwose, igikoko cyari kubura kurya uwashizemo umwuka kikarya umwana muzima. oya umugani ibyo uvuze nibyo. tuzajye kumureba rwose kandi dushobora kumubona. kubera kuzi shenge. ubu yabaye agakumidisi. ngaho rero gerageza kunywa imiti unarye bihagije, sibyo? kugira ngo nyine uzakire vuba tujye gushaka umwana wacu. niko bimeze. ntabwo se wowe ukagira imana we kora amabura kindi. ubundi se meruka igikoma ryari koko. nibyo cyari cyarananiye. baba we wabuze n'uwakigutekera disi. ariko nyine reka ngerageze nta kundi. gerageza nongere mpuzeho. ariko si uyu mukobwa utajya yicara hamwe koko bizagenda biti? nkubanyerereje akazi rwose. daya ngo warabungutse. niko mukeye Karame. mbese nk'ubu ngubu koko igenda gushakiye wari urihe ko ntawe nigeze ngutuma? nari mpara ariko wari uhari nkaguhamagara ukanyihorera rero haka nakumiro noneho. nari ngiye kuri butike kugura ikibiriti ariko. Kibiriti? hari niko mukeye ubundi usanzwe ugura ikibiriti? ariko wa mukobwa ko kuburagira ngo bizagende gute? ugomba kumbwira ahantu uvuye muri kino gitondo. nyine naho mvuye nta handi. nakubajije ngo wagitumwe nande ko udasanzwe ugura ikibiriti. ubu koko ndinze gukererwa akazi kubera kwanga gusiga umwana urwaye mu nzu wenyine haraho nari nagutumye. nukuri nibwo nari nkigenda kandi mise mbanguka. ubundi se ubu kuva bwacyo wakoze iki? ibyo twakoresheje nijoro biracyarunze ku meza, nta gikoma cy'umwana watetse. wari uzi kwanywa ikikoko? muri firigo se ntiharimo ji? naba ariyanywa. ariko ndavuga igikoma nawe ngo ji muri firigo. niko muko umwana urwaye wamuha ji ikonje muri iki gitondo koko? n'agasuzuguro pe. numvaga ntacyo byaba bitwaye ariko ubwo rero reka nteke igikoma. ariko ubwo uri kukigera hano amagambo twavuganye unyizeza ko ushoboye akazi nanjye ntumukozi hano. ewe ariko nta kazi ngewe nica. nuko ahubwo ubwo wenda sinzi. ariko uhera he uvuga ko nta kazi wica kandi ureba umwanda uri hano koko mukeye? kandi ngo ntujya wicara hamwe. kise kandi byavuye he? usegeye ntabwo mbyiboneye. reka tubyihorere. ahubwo reka ntangire nkore imirimo ubwo ntabashaka kuduteranya. banza se nyine wumva icyo nkubwira. ubu se nibwo wibutse ko hari imirimo? neza amatwi ariko ubwo nakubwiye ngo ujye umenyera umwana mbere ya byose niko bigenza. ndabikora. dore ntigashye uturaso ku mubiri kararwaye ariko ntigakira neza. ubu ngubu ko kumwitaho nk'uko nabikubwiye. cyane rwose. ngo cyane rwose uriho amasaha ageze utaranamutekera igikoma ngo anywe kandi uzi ko arwaye. ubu se ko hari ibyo niboneye iyo ntahari bigenda bite? dore yarananutse rwose. ariko rero kunanuka byo ntibitangaje. ntese ntarwaye. umva mbese ariko ntujye ubura icyo usubiza wa mukobwa we. ariko rero ndumva ntavuze nabi. none se iyo umuntu arwaye ntananuka? ndabizi impaka zawe ntizijya zirangira. dore rero ngiye ku kazi. igikoma nakitekeye yakinyoye.
mutekere vuba kugira ngo mukanya ry'imiti itamumerera nabi. Yego. Umutote rwose arye tuzarebe ko yasubira ku ishuri vuba. Sibyo? Yego, reka ngire vuba ahubwo. Wibuke no kumuha imiti saa sita. Ndabona rwose agenda asubira inyuma kandi igihe cyose gishize yakagombye kuba arimo gukira. Noneho niba yanyoye igikoma reka mbanze nteke wamugana arya hakiri kare. Gira vuba rwose. Rero ngiye ku kazi. Wihogo. Karame. Bayi. Humura uzakira twongeye tujye tukujyana ku ishuri. Sibyo? Mama, uretse tukajyana. Tujyane ku kazi se sheri? Mbese kuri mukesha cyane. Ubwo arashaka ko njya kunywa biswi yabonye nzanye. Ese mama. Reka ngende rero dore imodoka yo ku kazi irantegereje hariya hirya. Mbisubiremo umenyere umwana. Yego. Nabyumvise rwose. Iyo kibeshya kakavuga ko ngasiga konyine nkanagakubita kari kumbona. Nyoko nawe arantera iseseme ngo nguhimeti sikinyirwa z'ubundi nayo guhaye rya ariko nyita muri toilette igishaka kizapfe rwose kirumva. Bonye amagambo yose nyoko abo byutse ambwira wayumvise washyanuwe. Wambwira ubusa kuko ko ntakwitaho. Yagiye kwitaho se wakubyaye cyese bese nyine kirahigima se mu biki. Umuntu bukirandebe iki urandebe icyo wakantu. Mama we ndakurega. Wibeshye. Ndabura kwigira muri gahunda zanjye ngo ni wowe. Kigende kike kurya amasenyi imbere wawe. Mama ramukesha ntabwo nkurega. Ziba. Ndabihana ko ufubona nayi hanagura amarira. Wibeshye kandi ndege. Bazasanga na kwishe mujugunye muri toilette. Urumva? Uranyumva? Nanga ko kimboza kwisanzura. Ubu nifitiye gahunda mu kanya. Kijye guhena se. Kijye guhena Wihogo. Nyoko naza kugaburire niwe ugufitiye impuhwe. Va mu maso se. Duakanya Mukamana watsinze amarushanwa y'ubugeni mu karere atubwira ibanga yakoresheje. Murakoze. Iyi nkikesha umurasire wa Isange naguze muri B-Box. Watumye mbasha kuba uduseke twinshi uko nakoraga na nijoro. B-Box yabazaniye Isange umurasire wa bose mu cyiciro waburimo cyose. Uguze umurasire wa Isange uhabwa amatara agera kuri 3 ukanabwa charger ya telefone. Ubishatse ushobora kwigura radio n'itoroshi. Isange ni umurasire wendutse wizewe biroroshye kuwimanikira. Gana iduka rya B-Box cyangwa umu agent ukwegereye tugukura mu mwijima burundu. B-Box iterambere ryanjye muri byose. Mileye, ndakumva kari. Test ejo siteguye neza. Yewe, ibintu byose mba nabishyize ku murongo rwose. Ku buryo nta kizanungura pe. Noneho rero ngwino tujye muri sport. Ubwo se warangije gusubiramo? Ye burya niga nijoro nibwo mbifata neza. Sha. Urumva ntari bujye muri sport. Ngiye kuba ndyamye ahubwo. Ese ko mbona wigunze sha, byakunyandikeye bite? Sha ndahangayitse. Ye? Byagenze bite Mire? Sha papa amaze kumbwira ko Kawihogora bagashyize mu bitaro ngo kamerewe nabi cyane. Mana we, mani me hafi n'ukuri. Yagusuye se? Oya. Twavuganye kuri telefone ya animatrice. Ariko ngiye rwose nayo impamvu Kawihogora akakomeza kuremba. Nkeka ko umugozi amufata nabi rwose. Kandi nabonye yaramuhabuye ntashobora no kumuvuga nabi. None se kuki batamusezerera ngo bashaka undi? Erega sha buriya nabyo kuba mama na papa bagenda mu gitondo bakagaruka nijoro ni ikibazo gikomeye kuko ntabwo wamenya ibyirirwa bibera mu rugo. Ariko rero reka nkubwire ndakumva azakora uko bashoboye babicunge neza bamenye niba umwana yitabwaho uko bikwiye. Nawe se muri vacances rwose kubera ko nirirwaga mu rugo murumuna wanjye naramwimenyeraga nkamwitaho nkamuha imiti ku gihe nkamugaburira. Mbese nari nasize ubona ko agiye gukira ku buryo yaranasigarye ukabona akahaza ngo none ngo yasubiye inyuma. Agiye rambwiye ko yaguye. Yego umunsi ugiye mu biruhuko nari maze akanya gato ngeze mu rugo ko turi kumwe arimo arya biswi nari namuzaniye. Sinamenye igihe yasohokeye numvise arize cyane nsohoka niruka nsanga yabyimbye agahanga. Yari wenyine se?
yari imbere y'aho umukozi yogerezaga ibyombo nuko mubajije ambwira ko aguye ubona kitanabyitayeho. ariko shawe cyangwa nicyo cyamugushije? Sha ahubwo naketse ko yamukubise ariko nanone nkumva atatinyuka gukubita umwana ku buryo abyimbagana mu gahanga. abakozi ntubazi wowe, hari abameze nk'inyamaswa kandi reka nkugire inama Mire, ndakumva. ubwire ababyeyi bawe bacunge neza babyiteho, bazamenye neza umukozi batunze uwo ari we. hari igihe aza akigira inama kandi ari inyamaswa mbi. reka twigeze gutunga umukozi nk'uwo ngosha, iyo twabaga duhari yarakoraga ukabona natwe bakuru yatetesheje akatugurira amabiswi. hanyuma se byaje kugenda bite? nibyo nshaka kukubwira nyine. twe twagiye ku ishuri nabo mama bagiye ku kazi, nko mu masaha ya 5:00 umuturanyi wacu amagara papa ngo aramubaza ngo ese twapfuye iki koko gituma mwimuka mutatubwiye. ntabwo nsobanukiwe neza kari. ubwo nyine ngo papa nawe ntiyasobanukiwe, amubaza neza ibyo ari byo. nuko ngo aramubaza ngo simbona se murimo gupakira intebe mu modoka? nyagasani we, ubwo se n'umukozi wari urimo gupakira imodoka? cyane pe. ntumbwire, ubwo se byarangiye gute? nyine papa yahise abwira uwo muturanyi ngo nabwire abashinzwe umutekano babafate nawe ahita aza. ndakubwiye ngo basanze ari umukozi wari wazanye ibisambo bigenzi bye ngo bapakire byose bahite bigendera. ubwo ngo yabonye papa aje ahita yitura hasi akagezana urufuzi nk'umunyagicuri kandi ari imitwe sha. ngize ubwoba mana yanjye we. wanzana n'ubu bagifunze sinigeze nkurikirana ibyabo, nari nyiga muri primaire ariko ubu ngubu uwo dufite n'umwana mwiza shaho mbona hamaze igihe pe. niba n'uwo ngo yarajishaga byibura akabereka ko ari umwana mwiza, ikindi cyo kimbwira nabi kivuga neza iyo iwacu bahari gusa. shabwira iwanyu bakurikirane hakiri kare pe, umwana wanyu atazabigenderamo. hari igihe baba batwishemo bafite indi migambi sha. uwakubwira ukuntu mama gikunda, ngo uko biri kose gikunda umwana. ndabona Mutesi arimo kuguhamagara, genda wumve icyo gushakira. mwana we, umutima urandiye. nizere ko atari inkuru mbagiye kumbwira nanone. wibagura se byaba birangiye nakwiyahura pe. ngo uwo mukesha arabungutse ariko abakozi baragwira pe. buriya koko akora akazi igihe ki kandi ntiyambonye di. reka ngihamagara. amakuru mukeye ni beza wiragiye. iyi karitsiye se burya ujya uyigeramo? arewe umujyi wa Kigali sawa ntazimiye. ariko ubanza nawe utorohewe pe. ko ntorohewe? hembaye iki sema? mbona ukuntu uhora ugenda wica akazi k'abandi nkumva ndakubabariye. babarira se bikubabaje w'iki koko? kuki ari kuvunwa n'umutwaro utikoreye? ubuse noneho uvuye mva nawe ra. bari bansohokanye di. ko amaso yawe ubundi arabona. ubuse urabona izi furesheri zose ari iz'umuntu uvuye ahabonetse hose. yewe nabibwirwa n'iki se ko mbona buri gihe uba uri nazo? ariko ubundi wowe uzaba umuturage birangire gutyo gusa tu. ubwo uzakomeza ujya wirirwa uturamye mu bipangu by'abakire ngo hano gukunda akazi gusa. uratangiye. ntangira si iki? none se uragira ngo bigende bite? ngubwo ntiwareka nkagupangira umutipu usa neza, umutipu uzajya uguha inote nawe ukikoraho ukava muri izo ngutiya. kuzabinjije kugeza ryari? muke niki? rekera aho ngaho nakumvise. yego ko rekera aho. ko mbona se ndakariye ntakura. muri aya masaha tuvugana komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu muri sena y'u Rwanda iri kugirana ibiganiro n'ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB mu gikorwa cyo kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma ariko mu birebana n'imitangire ya serivisi z'ubuzima. muri uku kwezi kwa gatanu nibwo abasenateri basuye ibitaro bitandukanye mu gihugu bareba serivisi zitangwa cyane cyane abivuza indwara zitandura, basangamo ibibazo bitandukanye birimo n'ibifitanye isano n'imikoreshereze y'ubwisungane mu kwivuza. abadepite bavuga ko basanze benshi mu barwayi bandikirwa imiti ubwisungane bwa mituweli de sante butishyura, bityo bakaba babangamiwe cyane n'iki kibazo.
Kuri iki kibazo RSSB yagaragaje ko bamaze igihe bashaka uko cyakemuka ku buryo bwa burundu. Iki kigo kandi kikavuga ko mu kwezi gutaha kwa gatandatu hazavugururwa urutonde rw'imiti yishingirwa n'ubwisungane mu kwivuza. Iki kigo kandi cyavuze ko urutonde rw'imiti n'urw'indwara zishingirwa mu minsi ya vuba ngo ruzajya ruvugururwa buri mwaka. Muri ibi biganiro bamwe mu basenateri bagize komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu banasabye ubuyobozi bwa RSSB ko bwakohereza mu itorero abakozi b'iki kigo bakorera mu bigo by'ubuvuzi hirya no hino mu gihugu bakajya rero guhugurwa kuko ngo usanga batanga serivisi zitari nziza ku baje babasanga biganjemo abarwayi. Abasenateri bakaba babihera ku byo ngo babonye mu ngendo zitandukanye bakoze muri uku kwezi, aho basanze hari bamwe muri abo bakozi ngo usanga basa n'abatazi gahunda ya leta ishyira umuturage ku isonga. Muri aya masaha kandi mu karere ka Gisagara hari amajyepfo y'u Rwanda aho hari kubera inteko rusange y'inama y'igihugu y'urubyiruko, aho bari kurebera hamwe ibyakozwe n'uru rubyiruko mu ngengo y'imari y'umwaka wa 2021-2022 hagendewe ku byo rwari rwiyemeje gukora mu gufatanya n'izindi nzego mu iterambere ryarwo n'iry'abaturage muri rusange. Muri iyi nteko rusange kandi urubyiruko runaboneraho umwanya wo kugaragaza bimwe mu bibazo bikibakoma mu nkokora mu kwesa imihigo yabo ndetse n'ibibadindiza mu iterambere ryabo. Mu mahanga ho mu gihugu cya Malawi, umubyeyi w'umugabo yasabiye abishe umwana we wari ufite ubumuga bw'uruhu ababita abanyamweru ko nabo bakwicwa. Kuri uyu wa kabiri nibwo abantu 12 bakurikiranywe icyo cyaha cyo kwica umusore w'imyaka 22 y'amavuko McDonald Masambuka bakatirwa. Iki cyaha bashinjwa kikaba cyarakozwe muri 2018 nibwo uwo mwana w'umuhungu yishwe. Batanu muri abo 12 bahamijwe kumwica, abandi bane bahamwa n'icyaha cyo gucuruza bimwe mu bice by'umubiri we. Muri abo barimo umupadiri, umuvandimwe w'uwo nyamweru, umupolisi n'undi mukozi wo kwa muganga. Aho mu gihugu cya Malawi hakaba hakunze kuvugwa aho bwicanyi nk'ubwo bwibasira abafite ubumuga bw'uruhu, aho babica bagamije gukoresha ibice by'imibiri yabo mu migenzo gakondo, aho bamwe bizera ko ngo bibatera amahirwe kandi bikabazanira n'ubukire. Mu rubanza rwabaye kuwa 4 w'icyumweru gishize, umucamanza mu rukiko rukuru rwaho muri Malawi yanzuye ko uko ari 12 bafatanyije umugambi wo kwica uwo musore Masambuka bagamije kugurisha ibyo bice by'umubiri we. Mu kumwica, umuvandimwe ngo yabanje kumushukashuka amubwira ko hari aho bajyanye baza guhurira n'inshuti zabo, hanyuma kandi akaza no kuhamurambagiriza umugore. Hanyuma rero ngo baragiye bagezeyo niko kumwica bamucagagura ibice by'umubiri we bagamije nyine kubigurisha. Kuri itariki 31 Gicurasi ni umunsi isi yose izirikanaho ububi bw'itabi. Ni umunsi mpuzamahanga washyizweho n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS mu 1987. Uyu munsi ukaba usanze ibihugu bigera kuri 24 bya Afurika byarashyizeho itegeko ribuza kunywera itabi mu ruhame, naho ibindi bigera muri 35 byaciye kuryamamaza. Nyamara ku rundi ruhande urubyiruko rumwe mu 10 kuri uyu mugabane ngo runywa itabi. Ishami rya Loni ryita ku buzima OMS ryo rikemeza ko itabi ryica icya kabiri cy'abarinywa ku isi. Uko umwaka ushize kandi ngo miliyoni 6 z'abanywa itabi barapfa bahitanywe naryo, naho abagera ku 900 bakazira imyotsi yaryo kandi nyamara batarinyweye. OMS navuga ko uretse ingaruka itabi rigira ku buzima bwa muntu zirimo n'urupfu, ngo inganda zaryo nazo zibangamiye uburyo bukomeye ibidukikije. Isaa 6 zuzuye n'isaha y'uburyohe. Ntituburane, hari andi makuru azakwagezweho kuri iyo saha bimburirwa n'amakuru asanzwe ku buryo bw'inshamake, amakuru y'ibyamamare ndetse na ya siporo. Ntituburane rero, bihe byiza. nk'uko umuyobozi mukuru wacu w'igihugu yadushishikariza kwihangira umurimo, niyo mpamvu ubona ko dukora ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Imana yabahaye igihugu, yabahaye ubuzima nk'ubw'abandi bantu, ibaha ubwenge, ibaha imbaraga, igisigaye ni ukubishyira hamwe tukabikoresha. Oya, nta kibazo, hano hari akazi gasanzwe, twebwe ni akazi gasanzwe, dukora ibintu bitandukanye. Akazi ni akazi, buriya nta kazi k'umunyagara kabaho. Kazi ni kazi, utamu wa kazi ni pesa. Akazi k'amateka ku bintu byinshi nk'ubu ngubu nkakuramo ubuzima bwanjye bwose n'ubw'umuryango wanjye. Waba utekereza ko hari akazi gasuzuguritse? Shira amatsiko mu kiganiro Kazi ni Kazi kuri Radio Rwanda kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu.
uhinga mu murima we ntabwo asigana. ntucikwe na MTN uburyohe. Basha guhamagara umunsi wose MTN kuri MTN ku wa gatatu, ku wa gatandatu no ku cyumweru, ndetse hagati ya saa 12 na saa 3 z'ijoro ku mafaranga 200 gusa. Nta mpungenge ko amayinite yawe arangira. Kanda akanyenyeri 140 akanyenyeri 2 urwego ugure MTN uburyohe. Kohereza kuvugisha shushu be amasaha n'amasaha. byumvise ko tugiye kwinjira mu mwanya w'ikiganiro kazi ni kazi. waba uri kwibaza uti iyo uyu munsi irabera he cyangwa se turaganirizwa nande? nta wundi rero tugiye kwakira P7 akaba ari mu karere ka Muhanga, ni mu ntara y'Amajyepfo mu murenge wa Cyeza. reka tumuhe umwanya atuganirire hamwe nabo bari kumwe. ni ikiganiro kazi ni kazi kuri mikoro ngewe ni P7. hanyuma rero twerekeje mu murenge wa Cyeza, ni mu karere ka Muhanga, aha ni mu ntara y'Amajyepfo. turi kumwe hano n'umudamu ukorera muri uyu murenge wa Cyeza, kora akazi k'ubucuruzi bw'imineke ndetse n'ubuhinzi. tugiye kureba rero uburyo uyu mudamu akora ndetse n'uburyo yiteza imbere. ni umurenge w'icyaro, twakunze kubona ko gukorera mu cyaro bishoboka, ukagira amafaranga, ukagira imitungo, ugatera imbere. reka rero twumve uko bikorwa ndetse n'uko bigenda. nitwa Nyirashyirambere Studa, izina ry'idini nitwa Hawa. ndi umuturage utuye mu murenge wa Cyeza mu kagari ka Kivumo, umudugudu ni wa Bwiza. natangiye rero ncuruza ubucuruzi bw'imineke. natangiriye ku mafaranga 2,000 niyo naguze igitoki, nkakigura rero nkagishyira mu rugo nkagitara, ubundi cyamara gushya nkajyana ku isoko kwibase. noneho ubwo nkagaruka cyarangira ngacuruza ikindi kugeza uburyo mbonye igishoro. nkomeza gutyo kugeza n'ubwo nageze no ku 100 byo kuranguza. nyuma y'ibyo rero nta n'umurima nagiraga, nta n'inzu nagiraga, nta nibanaga, mfite abana 2. nagiye ngura imirimo yo mu gishanga kuko rero nabonaga yambonera inyungu vuba kandi nayo yari iciriritse bihwanye n'ubushobozi nari mfite. imirimo rero nagiye nyihingamo ibigori, ikaba iherereye muri koperative ebyiri, iyitwa Korubeho n'iyitwa Tuzamurane. izo koperative ziba mu murenge wa Cyeza. uyu munsi wa none rero nakomeje gucuruza, nkagemura ibigori kuri koperative, naza nkasubiza muri cya gishoro cy'imineke. ndacuruza ku buryo narihiye umwana segonderi arayirangiza, nta muntu nteze amaboko, nta n'imfashanyo zirimo. umwana yariga abona na buruse, ubu ngubu arangije kaminuza. muri ibyo rero nakomeje gucuruza no guhinga, haje kubonekamo n'igishoro. ubu ngubu igishoro nagihereje umwana akora serivisi y'irembo mu mudugudu wa Musengo. buhoro buhoro rero burya umuntu aragerageza agakora. gutega amaboko ntabwo ari ikintu cyiza, igishoro burya kiba mu mutwe, ntazagire umuntu ukubeshya ngo yabuze icyo akora. uko wabigenza kose watekereje neza ibikorwa bitera imbere. na n'uyu munsi rero n'ubu ndacyacuruza iyo mineke, nubwo mba numva nkuze ariko nshyiraho n'abikorezi bakantwaza kandi ubuzima bugakomeza. ni mu ubwo buryo rero mbese niteje imbere. uyu munsi wa none nta nzu nabindi mfite, nabaga mu icumbi, ubu maze kubaka inzu n'ibikoni byayo ndetse n'ibiraro by'amatungo. ubu inzu yanjye ihagaze $1,3 mfite agapariseri nyine nayubatsemo, harimo n'insina z'inyamunyu. izo nsina nibura ku mwaka zisaruramo 100,000. naziteye zonyine, ntabwo nigeze nzivanga n'indi myaka, nta nubwo nigeze nzivangwa n'izitarwa. naziteye zonyine ku buryo nezamo igitoki, nibura gitoya kiba gifite nk'ibiro 40. ni muri ubwo buryo rero nkomeza gukora nyine niteza imbere. mu bushobozi mfite ngenda ndagiza n'abantu inka. nshobora kugura ikimasa $150 nkakiragiza umuntu, hashira umwaka cya kimasa tukakigurisha, ngakuramo igishoro cyanjye, tukagabana inyungu. ubu nibwo buzima ngezemo. nibwo buzima ugezemo, niko uri gukora. hanyuma twari tukuretse nyine ngo bitubwireho muri makeya, ariko uri umucuruzi w'imineke, uri umuhinzi, rumvise uri n'umworozi, aho hose unyuramo kugira ngo nyine ukoreremo amafaranga. watubwiye uti njya gutangira gukora natangije $2,000 gusa, iyo yaraturutse nari nayahingiye kubera ko nabaga mu icumbi. niba $2,000 nibyo wahingiye? nibyo nahingiye kubera ko nta kindi kintu nari mfite.
ubwo nari maze gupfusha umugabo nta n'inzu mfite n'ubundi nari ntuye muri za Bugesera kubera umutekano muke rero naje kuvayo nta n'ikintu mfite ndaza njye iwacu mbara na mukadata biranga mpitamo rero gushaka amahoro n'umutuzo byo kwicumbikira kugira ngo ubuzima bukomeze ubwo rero nyine kugira ngo mbone igishoro urumva ko nyine nagombye guhingira abaturage mbonye ibyo 2,000 ndavuga nti ibyo ari byo byose ntabwo nakomeza kujya njya uko mvuye mu kwa rubanda naba nkeneye no kwigurira umwenda naba nkeneye no kubaho neza birushijeho ni byiza nuko guhingira abaturage nabivanga nibura n'ubucuruzi bwo buciriritse nibura nkabona imibereho isumbuyeho nkajya mbona n'isabune ntagombye gusabiriza cyangwa se kwirirwa nteze amaboko ni mw'ubwo buryo rero namaze kubona icyo gishoro cy'igitoki kimwe ndagitara kirashya kimaze gushya ndagicuruza mbona ndungutse ndongera ndangura iki iyo navaga ku isoko nyine narazaga nkahita ndangura nava ku isoko nkahita ndangura bitewe n'ubushobozi nari mfite noneho nza kugira igishoro gihagije ku buryo naranguraga ngacuruza ubwo igishoro gihagije uvuga wari ugeze ku mafaranga ngahe urumva 2,000 ntabwo byari igishoro bundi gihagije mu by'ukuri kwari ukugira ngo nyine ntangire ndebe ko ibintu bishoboka kwari ukugerageza nyine kugira ngo urebe ko watera imbere nk'uko wabitubwiye ntabwo nari gukomeza guhingira abandi ngo bikunde yego ni mw'ubwo buryo rero igishoro wenda navuga gihagije maze kugera nko ku 10,000 kuko nibura byavagamo ibitoki 5 numvaga nibura aribwo ngeze mu murongo ariko nyuma y'icyo gishoro cy'10,000 byakomeje kwiyongera kuko uko navuga ku isoko niko naranguraga nageze igihe ndangura nkageza no mu 50,000 noneho narangura bya bitoki by'50,000 ubwo nari mfite imikorere noneho ihagije ku buryo buri munsi w'isoko kuwa 3 kuwa 6 ayindi soko naremaga kuwa 4 ry'ikigoroba noneho byibura nkaba mfite ibyo njyana ku isoko ugenda wikoreye igitebo ibase ngenda nikoreye ibase hakaba ubwo ncururiza mu nzira hakaba n'ubwo ncururiza ku isoko hakaba n'ubwo ngemura muri butike wenda ahantu nabonye umukiriya undangurira nkongera nkagaruka ngatwara n'indi gutyo ibi ni ibikorwa wakoze ugamije nyine iterambere abantu bambonaga mu nzira nyine baravuga ati uriya mugore urashoboye reba ukuntu yikorera iki ariko uriya muntu azi gukora hari ubwo bizamugeza ku iterambere noneho maze gucindisha umwana bwo baravuga batari ku bundi ni gute abantu b'abagabo bananiwe kuriha abana ku ishuri uriya muntu w'umugore tuze ejo bundi nta kintu afite ahingira abantu uyu munsi wa none akaba arihiye umwana ati ntabwo bishoboka biriya bintu ashobora kuba afite abaterankunga tutazi ariko ngiye nkababwira nti rwose ibintu birashoboka icyangombwa ntabwo ari amafaranga menshi ahubwo icyangombwa ni uburyo umuntu yakoresha ni amafaranga ariyo yose yakora uyacunze neza kandi ngiye mu ntego zanjye ubundi muri rusange nta faranga rinyinjira mu ntoki ngo rizasohoke ritabyaye irindi ni umuhigo niyemeje ariko ni umuhigo cyangwa ni amahirwe yo gukora ukagira aho ugera ni iki ntabwo ari amahirwe ni intego n'amahirwe arimo ariko no kugira intego muri wowe no kugira ibitekerezo ubundi byagutse kuko iyo ntajya kugira intego nayo kuvuga ngo wenda nzakomeza mpingira abaturage ni ubukene nyine hari umuntu uvuga ngo wenda ngo no mu muryango wacu ngo nta muntu wigeze kirabamo ngo ubundi ndashaka iki ahubwo ibintu byose ni ukubishyira muri gahunda ugatekereza ukagira ibitekerezo byiza byagutse ukareba imbere yawe ahazaza ntukomeze kuvanga ibintu ntibyashoboka burya iyo umuntu yagerageje ibintu byose birashoboka aha twari tugeze ahantu tubwira ko igishoro cyiyongereye uvuye ku 2,000 ugenda ucuruza nyine iyo mineke wari ugeze ahantu tubwira ko cyageze ku 10,000 uti nari mbonye noneho igishoro gifatika gishobora kurangura nk'ibitoki 5 hakurikiyeho iki rero hakurikiyeho nyine gukomeza gucuruza nakubwiye ko nigeze gucuruza nyine nkagera ku 40,000 maze kugera mu 40,000 rero urumva ko noneho igishoro cyari gitubutse nakubwiye ko aribwo nabonaga uburyo njya ku isoko hafi ya buri munsi mbese nko kuwa 3 najyagayo kuwa 6 nkajyayo kuwa 4 nkarema iry'ikigoroba iyindi minsi ariko ngahinga imindi minsi ngahinga umunsi nabonye wo guhinga nkakiramo n'umukozi kugira ngo nyine ubutaka bwanjye butazarara cyangwa se nanjye ntazakereza abandi muri koperative ubutaka bwo bwari buhari ubutaka ntabwo ari buhari naje kukubwira ko nigeze kugenda ngura imirimo yo mu gishanga kubera ko niyo yari yoroshye kuyigura nabonaga nk'umurimo w'ibihumbi 10 cyangwa 15 uko mbese igihe cyagiye kigenda n'ukuntu abantu babonaga ubutaka bagomba kubyazwa umusaruro imirimo yagiye igira igiciro kirekire ku buryo nageze noneho no ku murimo w'ibihumbi 70 nahereye ku mirimo ubundi ibihumbi 10 15 20 gutyo nza kwisanga ngeze no kugura umurimo w'ibihumbi 70 imirimo rero imaze kuboneka natangiye kubaka nyine inzu yanjye nayitangiye mu mwaka wa 2000 ndumva natangiye mu mwaka w'ibihumbi 2000
mu 2003 nibwo nari nyujuje ngenda nshyiraho akantu gatoya uko nungutse nkashyiraho akantu gatoya kugeza uyu munsi harimo na sima. Reka tugaruke inyuma wenda turi uze no kureba ukuntu iyo nzu yubatse batubwiye ko ihagaze muri miliyoni 3 ariko reka tugaruke inyuma kuri ubu bucuruzi bw'imineke burya burunguka burimo akazi. Ubucuruzi bw'imineke burimo akazi nta gihombo gishobora kubamo kuko iyo waranguye igitoki ntushobora guhomba kereka iyo ubaza umuneke umwe nibwo harimo inyungu nkeya ariko iyo wanguye igitoki ntago wahomba rwose kubera yuko nta deni ribamo ikindi nta n'izindi mbogamizi zibamo ubundi muri rusange. Ubundi igitoki cy'ibihumbi 2 rwose kivamo ibihumbi 4,500 5 biterwa n'isoko wanabonye cyane cyane buriya nk'inamineke ya Goromisheri iyo uguze nk'igitoki cy'ibihumbi 3 cya Goromisheri ushobora kukikuramo n'ibihumbi 5 kubera yuko Goromisheri ni imineke ikunzwe ni imineke uhura n'umuntu akakubwira ati tura ndebe wenda umuturage we kuyigura biba bimuhenze cyane ariko umuntu w'umukire ubaza akamaro kayo n'uburyohe bwayo ushobora kuba iseri wenda warifatiye nko kuri uribariye nko kuri 500 umuntu akagura n'igihumbi na 200 umuntu akagura n'igihumbi na 500 biterwa rero n'uburyo ucuruza n'uko bimenyereye n'abakiriya ufite rwose nakubwira ngo imineke ni ikintu cyunguka. Ni akazi rwose gakomeye cyane ku buryo ubu ngubu ndetse no mu uyu murenge no mu mudugudu mbese ntuyemo abantu benshi barabigerageje ubu ngubu nibwo bucuruzi buciriritse umuntu ashobora gushoramo nibura akagera ku cyo ageraho byihuse. Rwose nakubwira ngo wacuruje umuneke nta n'ikindi watekereza gucuruza. Imibare naguha nakubwiye ko natangiriye ku bihumbi 2 mbura igitoki nagiye ncuruza gutyo nyine ko gurishije nk'igitoki cy'ibihumbi mbese mu gutangira bwo urumva ntago nari mfite amakuru yo gucuruza neza nagiye mbimenyera buhoro ariko nje kugera noneho kunibura ku gishoro cy'ibihumbi 10 nibwo naje kumenya akazi noneho ngira abakiriya bo kugemuraho ngira n'abandi bakiriya bo mu ngo ku buryo nabashaka gucuruza nyine noneho nkajyana nk'imineke wenda ifite ikiranguzo cy'ibihumbi 2 nkazana ibihumbi 5 cyangwa se 4,500 biterwa nuko isoko ryagenze kuko isoko ntago rihora ari kimwe buri munsi ariko noneho nakubwiza ukuri ko rwose uwacuruje imineke nta kindi kintu wacuruza ntago ushobora kujya munsi iyo ufite nk'igishoro cy'ibihumbi 2 ntago ushobora kujya inyungu ntago ushobora kujya munsi y'1,500 byibura wacuruje nabi ariko byageze ubwo noneho nzajya njyana amabasa 2 3 noneho nkaba mfite nk'inyungu y'ibihumbi 7 8 ku munsi. Ubu se wayajyana gute kari 3 kandi ukaba ufite nyine umutwe umwe wikorera kandi ibyo byose ugomba kujya mu masoko atandukanye. Iyo naremaga isoko rimwe nashyiragaho abikorezi nashyiraho nk'umunyonza akantwaza ku igare cyangwa se nkabona n'umuturage ugiye ku isoko akambwira ati reka ngo utwaze ibasi imwe urampa amafaranga yo kwigurira umutobe ntabwo nta kibazo. Ubwo ngubwo rero akantwaza noneho nagera ku isoko ngacuruza cyangwa se nkaba ngemuye ahantu muri boutique runaka ahantu nafashe isoko nyine nzangemuramo. Birimo akazi gakomeye rwose pe. Nakubwira ngo umwana amaze gutsinda namurihiriye nta bufasha bundi imyaka 3 ya segonderi. Noneho nyuma y'ibyo naguze imirima ihwanye n'agaciro k'ibihumbi nyibaze iyo mirima mu gishanga nagiye ngura mpingamo ibigori bifite agaciro k'ibihumbi 300. Noneho inzu nayo nakubwiye agaciro kayo ihagaze. Ibyo byose byavuye mu mineke nta handi byavuye. None ubwo nashoraga no muri bwa buhinzi ariko nabwo navuga ku isoko nkaza ngahemba umuhinzi noneho nkazagemura ibigori noneho nkabona andi mafaranga nkaza nkagira ngashora. Hanyuma ibitoki wajyaga kubishaka he? Mu abaturage duturanye rwose nta nubwo nigeze njya mu masoko ya kure bari bamaze kubimenyera ko ngura ibitoki umuturage akaza akambwira ati ngewe mfite ikibazo runaka mfite ibitoki 2 cyangwa 3 ngwino ubingurire nkaza nkamwishyura tukavugana nkamwishyura namara kumwishyura ukakireba ukavuga uti kindaguhaya kizava maye. Iyo uhagaze munsi yacyo ubundi wabimenyereye ukibara n'amaseri uri munsi yacyo kamenya ngo niba iyi seri ifite imineke iyi igitoki gifite imineke ingana gutya kandi ukareba n'ubwiza bwawo ukavuga ngo wenda nzagurisha 300 uyu nguyu nzayigurisha 250 uyu nguyu nzagurisha 20 bigaterwa nyine nuko ubona ku isoko bimeze. Hanyuma uri kutubwira ubucuruzi nyine uko bw'imineke uko burimo akazi nibyo washakishijemo amafaranga ariko wari ufite amayeri yo kugenda ugura n'imirima ku ruhande ubwo washaka kwinjira mu buhinzi noneho? Numvaga gucuruza byonyine nta kintu byangeza rega buriya
nubwo wenda byaba binunguka ariko burya amafaranga ukoramo n'ubundi ujya kuhaha ibyo mu rugo n'iki byose n'ubundi ntabwo byagombaga kungezaho numvaga nshaka ahubwo najyaga ku isoko nkazana inyungu za nyungu nkazikoresha nyine noneho no mu murimo wanjye nkakuramo ibyo kurya ntagombye kujya guhaha ku isoko niyo ntego nari mfite byarakunze cyane n'ubu byarakunze ariko na n'ubu uracyatubwira ko ucuruza imineke ari nayo mpamvu utubwira uti birimo akazi nanone uracyajya gushakisha muri iyi misozi y'uyu murenge wa Cyeza ibitoki byo gutara ukikorera ukajyana ku isoko ibindi ukabitereza bakabikugerezayo ugacuruza kuri ayo masoko yose ugenda uzana inyungu. Yego ndayizana rwose iyi mirimo nyikoreramo n'ubu ngubu nejemo ibigori twaragemuye ariko ntago amafaranga araza ariko twaragemuye nta kibazo unagemuye ibiro 600 koperative imwe nayigemuyemo 280 indi 320 bazatugurira kuri 300 hamwe ni kuri 200 hamwe tuzashyikira 280 handi 300 urumva ni amafaranga menshi wari mu bukene ushakisha uburyo nyine ubukene wabuvamo ariko ubikesha gukora ubu ngubu uri gukora gute rero noneho ubu ngubu nabwo ndi mu bucuruzi bw'imineke ariko ntabwo bikiboneka cyane kubera ko bwagiyemo abantu benshi no kuba nkuze ariko uravuze ngo ubu ngubu uwabitangira ntago ashobora guhigiramo ifaranga nawe yari higa ariko ntago ari nka mbere icyo gihe ni isoko wenda nasaga naho nihariye ngenyine cyane abantu bakeya ariko ubu ngubu nyine ririmo abantu benshi ku buryo bitoki bitaboneka cyane nyine kubera ko tubisaranganya nabyo ntago ari ibintu bibi turasaranganya nyine n'abandi nabo bakagira icyo bakwigezaho ariko namaze kubona n'ubutaka bwo guhinga ariko n'icyo gitoki nkibonye ntabwo nkireka ubu washaka kubijyamo igitoki kiri kugura ngahe uburyo yabona ya nyungu yashora ngahe igishoro cyabarangahe buriya rwose igishoro ntabwo ari cyinshi ahubwo iki cyangombwa ni ibitekerezo igishoro ntabwo ari cyinshi uwagira 2,500 yakigura kimwe nkuko nanjye nakiguze kuri 2 uwagira 3,000 yashora icyo gitoki rwose akakigura hanyuma nyine akajya akomeza ashakiraho n'ibindi gutyo n'ubundi ni ibintu iyo umuntu atangira biba bigoranye kubera yuko nk'igitoki zino nsina bita poyo igitoki cyayo gihira ibyumweru 3 iyo uguze ikiza gikomeye neza ni ukuvuga ngo uramwe ibyo byumweru 3 nyine yabashakisha n'ubundi ayo yagura ikindi kugira ngo nyine iyo umaze kugira wenda nk'ibitoki 5 nibwo nibura uba ugeze mu murongo wo gucuruza ariko iyo ugifite kimwe nyine urumva ko ni ukukirwanaho ngo umwana adakuraho n'umuneke kuri rya seri kitarashya nuko ariko iyo umaze kugera mu bitoki 5 mu nzu ukaba ugeze muri 7 10 ndetse kubera yuko ni ibintu umuntu akomeza nyine uko ugiye ku isoko uraza ukagura kugiye ku isoko ukaza ukagura kugira ngo nyine uzabone ibihiye byinshi bigahinduka akazi ubwo wowe wabihinduye akazi nicyo twavuga bihinduka akazi nyine uko ugiye ku isoko uraza ugashakisha iyo ushaka ko bimo akazi nyine uba ugomba kugira byinshi ku buryo nyine bizajya bishya bisimburana nyine ujyana ku isoko imvura igomba kuboneka nyine ntacyo umuntu yabona atavunitse nk'iyo ufite nk'abantu mu rugo bashobora kugutwaza nkanjye wenda ikibazo nuko nari mu rugo njyenyine ariko ushobora kugira abana ku 6 batagiye ku ishuri bakagutwaza bakakugerezayo ku isoko ushobora gutega nyine gutyo umuntu akagutwaza nuko nguko bigenda ubundi ibintu byose ni ukugira imibare mbese mu mutwe ahantu harimo amafaranga menshi rwose ni akazi kabo nyine abarangaye tugomba kubakebura kuko umuntu agomba gukora byanze bikunze ariko uti abarangaye tugomba kubakebura uyu mwanya turi kumwe n'abantu benshi baduteze amatwi ndetse harimo n'urubyiruko ugasanga uramubwira uti wenda fata iki gitoki ujye kugitara ejo uzakikorera ukijyane ku isoko runaka ejo uzaba baremye irindi soko runaka hari abo muzahura mu nzira nk'uko bavuga uti hari ababona Goro Michel bakavuga bati tura turebe bakaba baraguze ukaba urungutse akavuga ati wambona nikoreye icyo giti iyo basi abantu barabivuga ngo buriya hariya harimo iki birange sinabishobora ariko iyo umuntu yabishyize muri gahunda rwose akabishyira mu bwenge akumva ashaka kwikura mu bukene akumva ashaka mbese nayo gutera imbere ntasabirize nyine ibintu byose ugomba kubikora ikiri ngombwa nuko uzi kuri bubone inyungu abantu nababwira ngo nibashyire ibitekerezo imbere batekereze neza kuko umurimo wose wakora wowe ushyize mu bitekerezo byawe ushyize muri gahunda rwose ntago igishoro ari cyo ngombwa ngewe njya mbibwira abantu barangiza bakavuga ngo uriya nuko yakize nkabwira ko nibwo nakize bwose ntago byamanutse mu ijuru ntago ari amanu ya kera y'Abisiraheli icyo ngombwa ni ugukora ikintu cyose ugatekereza kandi ugashyira mu bikorwa si bo kwita umukire hano
banyita umukire. umukire wabivanye mu gucuruza imineke akagura imirima agahinga nuko wakize. nuko nguko nakize kuko rwose mfite na konte iriho, yego si menshi cyane ariko ariho, ntabwo navuga ngo nabuze ngo amafaranga yo gukora umurimo runaka, rwose nta kibazo. Byose biva mu gukora niko tubivuga. Iyo ukomeza guhingira abandi, yego guhingira abandi byaguhaye igishoro, ariko uravuga uti nanjye reka nshake icyanjye nkora. Guhingira abandi nyine wahingaga ushaka kugira ngo ubone igishoro cyo gukora. Nashaka kugira ngo mbone igishoro cyo gukora. Erega buriya amafaranga wahingiye ku mubyizi ntabwo rwose yatunga urugo ngo atunge umuryango wenda waba ufite. Yego ntabwo nari mfite abana benshi, ariko abari bo bose nyine nabo bagomba kugira imibereho myiza. Hanyuma reka dukomeze. Wari ugeze ahantu uravuga uti hari koperative nkorana nazo, ngo hamwe ugemurayo ibiro bingahe, handi ibiro bingahe, numva vuze n'amafaranga menshi bagomba kugwa muri iyi minsi. Si koperative ubundi wazinjiriye gute? Koperative nyine maze kubona ubutaka, kubera yuko nyine imirima nyine ni imirima y'ibishanga, ikoreramo rero amakoperative nyine. Ntabwo rero nanjye nayikura kuba umunyamuryango kandi mfitemo ubutaka. Hari abantu nyine bavuga ngo koperative jejemo ngo bakaba babujije ngo guhinga ibyo bashaka, ngo ntabwo bazazijyamo, ngo koperative zirananiza, ngo ntabwo ibyo babishobora. Nyine imirima barayigurisha, bayigurishije rero nanjye ndayigura. Ni nk'ubwo buryo rero ninjiye mu makoperative. Inzu nubatse nyine ihagaze agaciro ka 3,000,000. Imirima yaguze yo mu gishanga ifite agaciro k'ibihumbi 300, ariko ubu birarenga kubera yuko wenda nabibaraga icyo gihe nari nkigura muri za 2010 gutyo, nibwo nahagaritse wenda kugura ubutaka bw'igishanga, nibwo nabonaga butakiboneka. Hari naho nari mfite ibibanza 2 byari bihagaze ibihumbi 250. Uyu munsi rero wa none nkaba mfite nyine ubworozi, kubera ko nta bana ngira mu rugo, ndagura nkaragiza abantu. Ntabwo nabura ahantu nakuri ibimasa nka 2 byaba biri ahantu nyine, buryo buri mwaka wenda ngurisha ikimasa nkucyunguka ibihumbi 50, 70, nkongera nkagura ikindi, nkajya wa mushumba wanjye ko tuba tubanye neza. Aya nandi mayeri yo gushakisha ifaranga no kumenya rya faranga ubonye kuri byaza irindi. Hano ari ijambo numvise mukoresha ngo nukuzunguza ifaranga hano mu murenge wa Cyeza. Aya mafaranga urayazunguza ukayazunguza no muri ayo matungo, bikora biti ibintu byo? Ibyo bintu bikora neza. Buriya hari ukuntu uba ufite amafaranga ukareba wenda ugasanga nta bwatsi ufite cyangwa se nta mwanya ufite wo kwahirira itungo, ukareba umuntu urikeneye mukumvikana, ukagenda ukarimugurira, wamara kurimugurira mukandikirana, hanyuma mukandikirana yuko uzakuramo igishoro cyawe, hanyuma mukagabana inyungu. Ibyo bituma nawe ariragira neza kugira ngo azabone kuri za nyungu. Ubwo nyine niba nguze ikimasa cy'ibihumbi 150 tukakigurisha 300, ubwo no kuvuga ngo tugurira abana 150, noneho yandi 150 yanjye akaba ari igishoro, nkaba nagenda nkamuguriramo indi nkamusubiza. Ibi umaze igihe ubikora gutya? Yego maze igihe. Duherere ukuntu byakunguye nanone muri rwa rwego rwo gushakisha ikikuzanira ifaranga, ngewe nkazita inzira zizana amafaranga. Maze kugurisha amatungo angahe kuri ubwo buryo, no kunguka amafaranga angahe kuri ubwo buryo, niba ubyibuka? Ndabyibuka maze kugurisha ibimasa 4, kimwe nacyungutse mu 25, ikindi nyungukaho 45, ikindi nyungukaho 50, ikindi nacyungutse ibihumbi 30. Mu mwaka rwose ikimasa kiba cyungutse ayo mafaranga iyo umushumba wawe yaragiye neza. Ubu no kuvuga ngo ufite nk'ibimasa 4, 5 biri hanze mu baturage, umunsi wabizanira rimwe ukabijyana ku isoko. Waba ufite amafaranga menshi, hari n'umuntu kuragirira neza ku buryo mugabana na 70 bikaboneka, na 80 bikaboneka, n'ijana ryaboneka burya. Biterwa n'umushumba ukuragiriye, cyangwa se ni kimasa waguze gifite amaraso meza kigakura vuba, rwose ayo mafaranga ababonetse. Cyane cyane nk'igihe cyo kuri Noheli 2, ibimasa 2 nshobora kubigurisha. Ubu wowe koro byanze bikunze ku mwaka ukavuga uti byanze bikunze Noheli izagera, mfite ibimasa ngomba guha abantu bakanyungura. Yego. Bigurisha n'abacuruzi nyine babaga, noneho warangiza mukagabana ya nyungu yo hejuru, cya gishoro nyine ukongera ukagura ikindi kimasa icyo gihe, ukagiha wa mushumba wawe cyangwa se ukagiha n'undi ugikeneye, hanyuma ubundi nyine agakomeza karagira. Ariko ko tubageraho mwebwe mwabikoze mukatubwira ko bishoboka, ariko twahindukira ku rundi ruhande wasanga urubyiruko, abasore n'inkumi, abarangije amashuri, ugasanga n'abandi bari kuvuga bati abandi amafaranga bayakura hehe kugira ngo ubone icyo gukora, bati biragoye. Ntabwo ibintu bigoye, ahubwo burya bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ujya guhinga aratangira.
kuko utatangiye ntiwahinga. Iyo utangiye rero rwose wagize igitekerezo, wagize umugambi, ibintu ukabishyira mu bikorwa, nta kintu utabonaho akazi. Kubera yuko hari uburyo umuntu aba afite abana 4-5 mu rugo, abo bana akabohereza kujya gutashya inkwi gusa. Mubyuke mwabana mwe mujye gutashya inkwi, ubu nizo dukeneye. Naho atababwiye ati mubyuke mujye kwahirira kuri rukwavu cyangwa se mwahirire cyangwa muragire ziriya nkoko cyangwa muragire iriya hene, nyine akazi kakaba gutashya. Ufite abana 5 mu rugo, buri mwana akagira urukwavu, undi akagira urukwavu, undi akagira urukwavu. Nizeye ko abo bana ntago babura amakayi, ntago abo bana ubwo ni ibitekerezo gusa biba mu bantu utamenya. Umuntu akumva ko ngo niba abandi bantu babayeho hari ahantu byaturutse, baragenda nyine hari babisanga ahantu biteretse, barayora, baraterura, barajyana. Abantu b'iki gihe rero bashaka nyine kubaho batavunitse, ibintu by'imvune ntago ubundi babikunze muri rusange. Oya no gukangura abantu, no kubigisha, nta kindi kintu umuntu yakora. Ariko nakubwira ngo icyo wakora cyose ubikunze, ubikuye ku mutima, nta kitaguteza imbere. Aha turagana ku musozo w'ikiganiro kazi ni kazi twa turi gukora no mu y'umurenge wa Cyeza muri aka karere ka Muhanga. Tuganiriye urugendo rwawe mu kwiteza imbere. Ari benshi bumva nyine wabagira inama, ukabereka n'uburyo n'ibyo bitoki babicuruza, n'uburyo ushobora kurangura igitoki ukagicuruza, uburyo ugitara, uburyo ukijyana ku isoko, uburyo ujya gushaka ikindi. Abenshi bajya bavuga bati abo bantu bakoze bakabishobora, natwe tukabageraho, tubwira nyine inzira. Iminota ntago tuba dufite ari myinshi, ariko twerekana inzira. Ubwo abandi wenda bakazakora urugendo shuri, bakaza hano bakakureba, cyangwa se bakaguhamagara ukababwira uburyo babikora.